The Ben rero ahamya ko ubuyobozi bwa Trace TV bukwiye kugarura ibihembo byabo hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko hari ibintu byinshi byatuma ibi bihembo byagenda neza cyane kurusha ibindi bihugu byose byo muri East Africa niba atari na Afurika nzima. Usoze ukurikiye Wasam TV show uherereye mu Rwanda, uherereye hanze y'u Rwanda, mu mahanga, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hantu henshi agiye hatandukanye, turakubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe aho waba uherereye hose mu mpande enye z'isi. N'ubundi reka tukubwire yuko rero iyi ni Wasam TV show aho tukugezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri iyi nshuro rero tukaba tugiye kugaruka ku kiganiro The Ben yagiranye n'itangazamakuru ubwo yageraga ku kibuga cy'indege hariya International Airport of Rwanda hariya i Kanombe. The Ben rero yavuze ko hari itandukaniro rinini cyane muri Trace Award yabereye mu gihugu cya Tanzania niyabereye mu gihugu cy'u Rwanda muri 2023. N'ubundi ibingibi yabitangaje nyuma yuko avuye mu gitaramo hariya muri gihugu cya Tanzania aho yatumiwemo kugira ngo aza performing muri iki gitaramo. Gusa avuyeyo abanyamakuru rero twagize amatsiko yo kuba twamubaza ese ugereranyije Trace Award yabereye hariya mu gihugu cya Tanzania ndetse niyabereye hano mu Rwanda muri 2023 yagenze gute, cyangwa se wabigereranyaho iki? Bundi abahanga mu buzima baravuga yuko kwiga ari ukwigana. Urebe ukuntu umuntu yameze cyangwa se akora ibintu byiwe, ubwo nawe ukagenda umwigana gake gakeya bikazagenda biza. Niho rero abanyamakuru bagize amatsiko yo kuba bamubaza uko byari byifashe. Rero mu kubasubiza yavuze yuko rero ngo ntago wabigereranya rwose, ngo iyabereye mu Rwanda ngo yari iri hejuru cyane kubera ko ngo iyabereye mu Rwanda yari iri ku rwego rwo hejuru rwa za MTV na Bet, ariko ngo yabereye muri Tanzania rwose ngo iri ku kigero gitoya cyane agendeye ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. The Ben rero ahamya ko ubuyobozi bwa Trace TV bukwiye kugarura ibihembo byabo hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko hari ibintu byinshi byatuma ibi bihembo byagenda neza cyane kurusha ibindi bihugu byose byo muri East Africa niba atari na Afurika nzima kubera ibikorwa remezo. Uyu muhanzi rero yavuze ko imitegurire muri rusange itari imeze neza, ibirenze rero ku bibazo by'inyubako iki gitaramo cyari kiri kuberamo inyubako yuko itari ijyanye n'igihe, ariko ngo n'amajwi akaba atarameze neza uyigereranyije n'inyubako zo mu Rwanda zikorerwamo imyidagaduro cyane cyane niyo tuzi rurangiranwa hano muri Afurika nzima ndetse no ku isi yose. Iyi ngiyi ya BK Arena irenze rwose. Ngo muri Tanzania rero uretse ibibazo by'inyubako ngo n'ibindi bibazo ngo byabonekaga yuko bitari byiteguwe neza. Ati rero birenze inyubako, niba ari itsinda bakoresheje kugira ngo ritegure biriya bintu, nekereza ko ngo biriya birori bitangira saa 7 ariko ngo byageze mu masaa 9. Ibirori byatangiye mu masaa 7 z'ijoro, byatangiye mu masaa 7 z'ijoro ariko biza kugera saa 9 za nijoro. N'ubundi biriya bitaramo, biriya bihembo bigitangwa, ni ukuvuga ngo bitararangira. Bivuge ko hagendaga habaho gukererwa kw'ibintu, ugasanga nyine ntabwo ibintu bimeze neza cyane. Akaba ari nacyo nyine cyatumaga ibintu byose bitagenda neza, akaba ari nayo mpamvu yararikiraga baraba Trace TV kuzongera kuzana ibitaramo byabo hano mu gihugu cy'u Rwanda, kwa ko mu Rwanda dufite equipment, dufite infrastructure zose zikenewe kugira ngo biriya bintu byose bibe byagenda neza, igitaramo kigende neza, kandi ngo n'abatumirwa mu Rwanda nyine baritabira. The Ben rero ukubutse muri Canada aho yakoreye ibitaramo bigiye bitandukanye, no kuvuga ngo yavuye muri Canada yerekeza mu gihugu cya Tanzania, yavuye mu gihugu cya Tanzania yerekeza mu Rwanda aho abanyamakuru bamuhaga welcome hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubundi dore yuko ariho iwabo, ari cyo gihugu cyamwibarutse, ariko yaje no kugenda abatangariza ababwira yuko atahatinda, dore ko ngo na amasaha 2 yari ahafite dubwo yageraga ku kibuga cy'indege hariya i Kanombe. Yavuze ko rero ibitaramo bye byagenze neza, uretse imijyi imwe n'imwe bagiye bahura n'ikibazo cya weather cyangwa se ikibazo cy'ubukonje bukabije buri kugaragara hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje gukomeza avuga yuko rwose
aho bitagenze neza ngo agomba kuzagenda abisubiramo cyangwa se agomba icyo gitaramo kuzagisubiza inyuma akongera akabataramira abo baturage nabo bakabasha kuba bakwishima. The Ben nk'uko twabikubwiye rero ari muri tuwa yari amazemo igihe yari muri gihugu cya Canada. Akaba ageze muri Tanzania, avuye muri Tanzania aza mu Rwanda, nta minota yahamaze, nta masaha yahamaze, ahita ajya mu Bubiligi aho yitabiriye. The Ben rero yageze i Kigali ahita ajya mu Bubiligi aho yitabiriye igitaramo cya Bwiza. Ni umuhanzikazi umeze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho muri iki kiganiro tuza n'ibyo ngibyo bya Bwiza kugenda tubikomozaho, tubabwire indambure amakuru uko bigiye bimeze mu gitaramo ateganya kuzakorera hariya i Buruseli mu Bubiligi, aho rero icyo gitaramo The Ben yageze i Kigali akatangariza abanyamakuru yuko agiye kuba yakitabira hariya ku mugabane w'i Burayi, aho rero yategerejwe igitaramo gikomeye cyane, kumurika alubumu ya kabiri ya muhanzikazi Bwiza. Ubu ngubu utabura kuvuga yuko ariwe muhanzikazi ubirimo neza hano mu gihugu cy'u Rwanda ku mafaranga, kuri hiti, ndetse akaba anakunzwe cyane n'ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Abantu benshi baramwibuka Bwiza rwose, aje mu minsi ya vuba, ariko kugeza ubu ngubu amaze gushyira hanze alubumu ye imwe, n'ubundi indi ariteganya kuyishyira hanze. Iyo alubumu rero ya Bwiza yayise 25 Shades. Iyo alubumu rero ikaba izaronsingwa hariya mu Bubiligi, i Buruseli, akaba ariho icyo gitaramo kizabera, akaba ari naho The Ben yakomereje. Uri kumva rero hazaba hahiye bikomeye cyane, kuko Bwiza yafatanyemo na The Ben. Uri kumva ko nawe rwose utabacika, nawe uramutse uri aho hafi ukaba ukurikiye Wasam TV Show, wakora subscribe, ariko nanone ukatendinga icyo gitaramo kugira ngo abanyarwanda nyine ibintu byose bikomeze kugenda biba byiza. Ibi ngibi The Ben yavuze ko rero ari ugukomeza guteza imbere umuziki nyarwanda. Reka rero tugaruke n'ubundi dukomoza ku byatangajwe na Bwiza n'ubundi by'indambure muri iki gitaramo agiye gukorera hariya i Buruseli mu Bubiligi. Bwiza rero yijeje abakunzi be ko abakunzi be bazitabira iki gitaramo, ko abafitiye ibintu byinshi kandi byiza bizatuma bishima, bikubiye mu ndirimbo nyinshi zikubiye muri iyi alubumu ya kabiri yise 25 Shades agiye gushyira hanze, kandi ngo yiteze ko abantu rwose ngo bazayishimira nta kabuza. Yabitangarije rero ku kibuga cy'indege cya Kigali ariya i Kanombe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, ubwo n'ubundi yari ari mu nzira yerekeza hariya i Buruseli mu Bubiligi, abitangariza abanyamakuru kugira ngo nyine bagire icyo bafata kuri iki gitaramo kiwe kigiye kubera hanze y'igihugu. Ubundi rwose ni ibintu bitamenyerewe, ariko na Bwiza nawe ni akantu nyine ko kugira ngo azane agashya mu muziki nyarwanda. Ni ukuvuga ngo akantu ka innovation kaba gakenewe cyane. Iki gitaramo rero azamurikiramo alubumu ye ya kabiri yise 25 Shades, giteganyijwe kubera ahitwa Ibirimugaha tariki ya 8 Werurwe. Ni ukuvuga ngo Mutarama, Gashyantare, Werurwe, ubwo byumvikane yuko ari uku kwezi kwa gatatu. Hari abantu rero bataba bazi kubara aya mezi y'ikinyarwanda uko buri gihe uko bagiye kuyavuga, bakabanza bavuga ngo Mutarama, Gashyantare, Werurwe, ubundi bagahita bakubwira ngo Werurwe ni ukwa gatatu. Ubwo rero turabikubwiye ko ari kuri iyi tariki ya 8, tukwibutsa yuko uno munsi turi kuri tariki eshanu ubwo turi gukora iki kiganiro. Ubwo byumvikane ko rero habura iminsi igera kuri 3 kugira ngo iki gitaramo kibe, aho rero ni umunsi mpuzamahanga w'abagore, cyangwa se wahariwe abagore, abari ndetse n'abategarugori, nk'uko hano mu kinyarwanda dukunze kugenda tubisobanura kandi tunabisobanukira. Bwiza yavuze ko rero ateganya igitaramo cy'amateka akomeye cyane, igitaramo agiye gukorera hariya mu Bubiligi. Ati rero njyanyeyo imbaraga zikomeye cyane. Ibyo ngibyo ni amagambo yakomeza kugenda atangariza itangazamakuru yuko ajyanyeyo imbaraga zikomeye cyane, ndetse na alubumu nshya. Imyiteguro rero ngo yagenze neza cyane, ni nayo mpamvu yagiye kare kugira ngo akomeze kugenda abyitegurira neza cyane. Avuga yuko rero uko byagenda kose bizagenda neza cyane. Igitaramo rero
cyo kumurika alubumu ye ya kabiri ya Bwiza, azafashwa na The Ben mu gihe hari n'ibyamamare bigiye bitandukanye rero bizaba byahasesekaye. Bwiza rero yavuze ko impamvu yahisemo The Ben kugira ngo bazafatanye muri iki gitaramo, icya mbere ngo nuko The Ben Bwiza ari umufana wa The Ben, icya kabiri nuko The Ben nawe ngo akunda imiziki ya Bwiza, akaba ari nacyo kintu cyatumye Bwiza yumva yatumira rwose The Ben kugira ngo azamufashe muri iki gitaramo. Kandi The Ben n'ubundi asanzwe ari umuhanzi ushoboye kandi ushobotse ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu isi hose, kubera ko uyu ni umuhanzi uri international, aho agera kuba atumirwa mu bitaramo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero reka nka Wasam TV Show tubifurize guhirwa muri iki gitaramo bagiye kuzakora, kandi bizabagendekere neza nk'uko babiteganya. Namwe aho muri akanyu karakenewe kugira ngo mukomeze kubasengera, mubasure ku mbuga nkoranyambaga zabo, na tunababwira ngo rwose subscribe ni ingenzi hano kuri Wasam TV Show kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Ni umuhungu wanyu Wasam kuri Wasam TV Show. Ugira ibihe byiza.